natwe ikinamico rangurura usobanukirwe n'imikoreshereze ikwiye y'imbuga nkoranyambaga. twongeye kubaha ikaze mwese bakunze ibikinamico rangurura. Mu gice cy'uyu munsi umunyamakuru Natani ngo afite inkuru ishyushye. Vestine ngo yaraye atagohetse. Byamugendekeye bite? Kurikira ikinamico rangurura. Uretse kuba nakwihoreye sugira ngo sinakumvaga Vesti. Ko nshimye nge mfite ibyambujije gusinzira so yabujijwe n'iki munyanki. Sanava ko ntasinziriye no bagatutsi kari kantwaye. Ariko nicuraga numvaga witse imitima wimyoza ntabitse nka gatatu kose. Kuri wanjye ufite ikihe kibazo cyakubuje kugoheka? Nayandi magambo mfite navuga nze kugusaba imbabazi munyanki. Munyanki. Ariko sinjye munyanki ndi uransaba imbabazi kuko wankuriye ibiki Vesti. Imbuga nkoranyambaga zinkozeho munyanki. Vesti. Mana yanjye umfashe gusibyo nyetse ntibari byo. Oya rwose. Niki wahure nacyo ku mbuga nkoranyambaga koko? Banza umbwire kuri bumbabarire munyanki. Ariko sindakubara ntazi nibyo nkubabarira koko. Nyine urumva. Yego. Mbese ariko uri wese ku ntego ureka kumbwira ngo urabona ndabona ikise. Cya gihe wanyoherezaga ya mafaranga ngo yajyane kuri banki hanyuma bihura nuko nabonye umuvuzi gakondo uvuga ko atubura amafaranga ku mbuga nkoranyambaga. Hanyuma nyine uwo muntu yambwiye ngo nimuha 100,000 arankuramo 3,000,000. Nimuha 300 akuremo 30. Nuko bigenda bite? Nuko nyine impamvu ngusaba imbabazi nuko nafashe amafaranga yose nakoreye nayo wanyoherereje ngira ngo nzagutungure nkwereka amafaranga menshi nkayohereza akagenda agiye munyanyi. Nguki ubwo se birashoboka niko ngirira vuba sha nzanira icyo cyane na capati ebyiri. Kare yes wowe cyangwa ndarota? Wewe n'urota nigiye Natani we. Kamera rafiki yangu. Niko iminsi myinshi cyane kabisa. Ibyo warogiye ariko ndabibona man. Ingire yose nyine tsuhuzo umukobwa mwiza wahishe inyuma yawe. Yanambishe byo rero dore kanansumba kuri. Niko uraho neza mukobwa mwiza. Muraho. Nishimiye kumenya umuntu watwaye umutima w'uyu musore ngo ni Karebu utarashyigukaga. Wibeshye rwose ibyo waketse sibyo. Uramwihakanira iki se ko ari mwiza man? Sukunyihakana ariko rero kuko nta n'ibyago ndimo koko. Yes uyu mukobwa yitwa Kati ni umunyamakuru mugenzi wanjye twariganye muri kaminuza mu ishami ry'itangazamakuru. Nishimiye kumenyana n'umunyamakuru mugenzi wanjye. Murakoze cyane. Kati Karame. Nanjye ndi umunyamakuru nitwa Natani. Wow. Wowe se wize muri promotion ko mbona ntakuzi kuri kaminuza? Ngiye ntabwo nize itangazamakuru ariko ndi umunyamakuru wabigize umwuga kuko nkunda itangazamakuru cyane. Rindi no mu maraso. Yes Natani umutipe ufite itangazamakuru mu maraso. Ahubwo ratareka nkwerekere channel yanjye yitwa Natani TV. Unahita unkorera subscribe na like. Kucyo nangurereshe mu bandi banyamakuru n'abantu muziranye. Burya se Natani TV ni wowe? Ahubwo se nkamenya amakuru ashyushye. Nge nahise nyasura ku kinyamakuru cyanjye. Nayambona se wahaye umutwe uvuga ngo bombori hagati y'ubuyobozi bw'akagari ka Buganwa n'abacuruzi bagakoreramo. Nibyo rwose. Byacitse byakomeye. Urumva? Amabotike amwe namwe arafunze, abacuruzi birirwa ku kagari, abayobozi bakabacaho ntacyo babwiye, mbese umuriro watse. Yewe we, aya makuru nkaba nayatanzwe. Genda buhoro Kati. Natani nabanza tubwira aho yakuye iyi nkuru yashyize ku rubuga rwe. Kandi nkubwira ko nasanze abacuruzi bamwe bari inyuma y'imiryango kuko abayobozi bakubise ingufuri. Nibo bayimpaye. Iyo nkuru ndayishaka nanjye ndare nyitangaje rwose. Wowe wanjye kabisa. Nese Natani yo gutangaza inkuru ko wumva wavuganye n'abacuruzi. Waba wayitangaje babanje gushaka abayobozi ngo utangaze inkuru itabogame. Ngwiki? Abaze nari kuba mbashaka wiki. Nata, wabwiwe n'iki ko abacuruzi bari mu karengane utaganiye n'ubuyobozi bw'akagari cyangwa ubw'umurenge ngo umenye impamvu yatumye hafatwa ibyo byemezo? Ese koko amaduka yose mu kagari ka Buganwa arafunze? Si yose.
nyine hafunzwe abo bashatse oya kwitendeka rwose itangazamakuru ntabwo uko bigenda. Itangazamakuru ry'umwuga ntiribogama, rigomba kugaragaza inkuru yuzuye ryakuye ku mpande zombi. dore icyo nanga kandi nicyo ngicyo Vesti niki mba nanga ugatinyuka ukavuga ngo nanjye byambaho. ariko ni ukuri nagusabye imbabazi Munyanki. arewe imbabazi Yego, imbabazi ziragura amafaranga yanjye, imbabazi ziramarira iki? mu by'ukuri sinashakishije uriya muntu ngamije ikibi pe, nari ngamije kunguka. kongoka yewe kunguka se urungurwa n'ibinyoma n'ubutekamutwe bwo ku mbuga nkoranyambaga. ni ukuri mbabarira nanjye nahakuye isomo. narabivuze rwose, izo mbuga nkoranyambaga zanyu uzikunda kubi, ugombaga kwakura imbwa yiruka n'ubundi niryohereza. wivuga utyo kuko ibiba ku mbuga nkoranyambaga byose si uko ari bibi Munyanki. ngo siko bimeze bite? ntagaruka genda vuga ibyo maze kumenya neza. si umuntu umwe si babiri maze kumva bavuga ko batuburiwe nko bariwe amafaranga babizeza ibitangaza ngo bahure nabo kuri izo mbuga nkoranyambaga, namwe mwirwa murangariyeho. nyine ubu nanjye ndabimenye ko amakuru yose ahatambuka atari uko aba ari ukuri pe, kandi ko bisaba ubushishozi no gushungura kubera igihombo biduteye. igihombo bateye wowe nande? n'umuryango wanjye. niba utekereza ko nshobora guhebera amafaranga yanjye Vesti, ubyibagirwe rwose. yego ko mwana, none se ko bayantwaye urumva nzayakura hehe koko Munyanki? wakuba muzima cyangwa uko biri kose uzanyishyura Vesti, uzanyishyura ubimenye. kandi nagusabye imbabazi Munyanki. we Kati, ko nishyuye waje tukagenda iyi resitora twagize ibiro dukoreramo. wabaye uretse gato kare ko ndi kwishakira amakuru. Yes, aro nkunda bagenzi. muri bande mu mvuga amazina ko ntabamenye? Nitwa Katenezerwa, nkaba ndi umunyamakuru ufite ikinyamakuru cyigenga gikorera ku mbuga nkoranyambaga. Okay. Mwebwe rero nabamenye ko mwitwa nkunda bagenzi, mukaba mucururiza mu kagari ka Buganwa. Muri iki gitondo nkaba namenye ko bamwe mu bacuruzi bafungiwe. Mwaba muri abo? wacasuza ko ubu twitangiriye itama munyamakuru we. ibihombo biravuze ubuhuha muri iyi santere rwose. ngewe nyine ndi muri abo bafungiye, iduka ryanjye rirafunze pe. Ni ukuvuga ngo ubu tuvugana amaduka yose yo ku kagari ka Buganwa arafunze. reka da, bamwe barimo barakora. Baje barabafungira gutyo gusa nta kubabwira impamvu itumye babafungira? niko byagenze pe. gusa nyine turabizi, nta kindi tuzize ni ishyari n'akagambane k'abagenzi bacu ducuruzanya. mwihangane kandi murakoze cyane ku makuru muduhaye. inkuru irabonetse kare. ngiye guhamagara kameramani wanjye tujye mu isantere y'ubucuruzi yo mu kagari ka Buganwa gukora ikiganiro. ndemera ndare nicaye ngitunganya kirare kigeze kuri cano yanjye. uwo mucuruzi muvuganye se wumvise afite amakuru ahagije kandi y'ukuri ku buryo ikiganiro cyawe kiri bube cyuzuye kandi kitabogamye Kati? ariko umucuruzi muri iyi nkuru ararengana kare. genda gake muko wibuke ko mu mahame y'itangazamakuru harimo gukora itangazamakuru ritabogamye. itangazamakuru ritagize rite? ubuse koko mbogamye gute kare? tuzi ariko uhamagare gitifu w'akagari ka Buganwa ko nimero ze nzifite. ngaho hamagara. aro gitifu wacu, ni Mizero Karebu cyangwa se Karebu TV? yego Karebu TV, tubafashe iki? ni amakuru twumvise ko hari inzu z'ubucuruzi kandi zakorerwagamo zamaze gufungwa mu kagari mubereye umuyobozi. mbese ni amakuru dushaka. mbese n'ubundi amakuru muyafite, ikindi mushaka ni iki? amakuru aravugwa n'abacuruzi bafungiwe amaduka, bakavuga ko kandi byabateje igihombo gikomeye cyane. rero ubu tuvugana rwose nta mwanya mfite wo gutanga amakuru. mumpamagaye hari ibindi mugiyemo. uziko nkubye wana. ntakubwira kare. ntubona impamvu mba nanga kuvugisha abayobozi? nuko bimana amakuru nkaho batazi ko ari uburenganzira bwacu kuyahabwa. ibi byakoze si byo rwose. ubusa nkupiye iki ko namuhamagazaga yataye yanjye niguriye. hamwe urabizi kare, njye rwose ngiye gukora ikiganiro cyanjye kuva gitifu yanze kuduha amakuru, nuko nawe abizi neza ko ari amakosa. bityo amakuru ngiye kuyatangaza uko yakabaye, mvuga ibyo abacuruzi bambwiye. oya Kati,
kuba umuyobozi w'akagari ataduhaye amakuru ntibivuze ko tugomba gutangaza inkuru ifite amakuru y'uruhande rumwe. nuko ye niba koko se ari mukuri arimanira iki amakuru? ariko si ubuyobozi bugarukiraho. ibyo se twabihoramo? none si uko maze kugutegurira ameza noneho sinagenda ni se? ugenda ujya he? kureba uko mu isoko bimeze. erega buriya kohereza umwana kunshururiza ntibihagije. banza ukemura ikibazo dufitanye ubundi ugende. Aniseti wandetse ko ikibazo cyanjye na Natani nzakikemurira mu buryo bwanjye. mu buryo bwawe gutariko ubu sinakwirije hano ngo urebe imirimo waduteje yo kuhazana ingurube ya Munyankindi. nabibonye rwose ko kwita ku ngurube atari ibintu byoroshye nubwo dukeneye ifumbire. nabibonye pe. none rero ngo nkure kuzana indi. ariko rero Aniseti ni uko ureba ibintu mu gihombo ukirengagiza inyungu rwose. izo ngurube zibaye ebyiri tukazitaho ariko nazo ziduha ifumbire ukoresha mu buhinzi bwawe zizatwungukira ni se? zigasubizwa ba nyirazo mu gihe gito? naraguhakaniye rwose kandi ugomba gusubiza Natani amafaranga ye. urashaka ko ejo bundi tuzagira dutya tugakwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga? urumva nayamusubiza gute n'igihe maze mwereka amafoto yayo koko? yayo kandi ntayo wigeze ugura. none se nyine sinamwerekaga iriya ya Munyankindi? sinjye wakubwiye ngo ubeshye rero. musubiza amafaranga ye rwose. sinshaka kuzabona batwita abatekamutwe ku mbuga nkoranyambaga. ariko waretse ikibazo nkazakikemurira ko amafaranga ari njye Natani yayahaye ko iyo ngurube ari njye wemeye kuyigura wandetse koko. ese ugira ngo babyoroshye wa mugabo. imvura yabigwa izuba ryaba riva rwose icyaka cyo gihora ari icyaka ni ukuri. yewe nanjye nagurumanaga da. habaye iki se gitumaho kuvuga witse imitima Munyankindi? yewe navuye mu rugo maze gutongana n'umugore. wowe Munyankindi utongana na Vestina? rwose njye na Vestina twatonganye. karimwe bantu twari tuzi ko babana neza inaha ibuganwa. yewe imbuga nkoranyambaga zinkozeho Aniseti we. nuko bimeze rwose. bimbwire neza Munyankindi. urumva ngire nyarebe unohereza umugore amafaranga ngo ajye kuyambikiza kuri banki. aho kuyajyana yohereza umutekamutwe wo ku mbuga nkoranyambaga sha. none se yamwoherereje ate kandi agamije iki Munyankindi? bagamije kuyabyaza ndiho karama we. ngo iki? muri make baramwijyana se. kuko yamaze kuyohereza ntiyaba agishoboye kongera kuvugana n'uwo yayoherereje. ye baba Vestina we yahuye n'abatubuzi bo ku mbuga nkoranyambaga disi. nuko byagenze nyine no kujyana amafaranga kuri banki ngo yabonye icyo kiganiro cy'umuvuzi gakondo ukora n'ibitangaza ngo birimo no kuvura indwara zidakira ndetse no gutubura amafaranga amera amababa agenda atyo nyine. ni igihombo gikabije Munyankindi we. ni igihombo gikabije ariko buriya urabizi. nafashe umwanzuro. umwanzuro ugenda ute? nafashe umwanzuro ko ntazongera kuvugana na Vestina ataragura amafaranga yanjye. ubwo se disi urumva azayakuraho Munyankindi? azayashake. icyo nagusaba ni ukwihangana nta kundi. naho ubundi ushobora gusenya bitewe no gufata umwanzuro uhutiyeho. ntihanganira icyo ni se guhomba ibihumbi magana. abo batubuzi bo ku mbuga nkoranyambaga bayogoje abantu rwose. ari nayo mpamvu umuntu wese uzikoresha asabwa gushishoza kuko amwe mu makuru ahatambuka abamo ubushukanyi n'ibinyoma bishobora guteza igihombo cyangwa ibindi bibazo.